Hello, mwiriwe neza, ndabasuhuje aho muherereye hose mu nce z'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku buryo wakorera isuku umwana. Ese wowe ukorera umwana wawe isuku gute? Cyane cyane icyo tugiye kurebaho, tugiye kureba uburyo twambika umwana pampa. Hari abantu benshi bambika umwana pampa bakayamwambika ihindurije, bikaba byagira risike kwa kundi umwana yituma ugasanga byahingutse inyuma mu myenda yari yambaye, bikagusaba kugendana imyenda myinshi kandi bitaye ngombwa, kubera ko uwambika umwana nabi pampa. Si no kwituma gusa, ashobora no kwihagarika kuzuza pampa ugasanga birahingutse inyuma mu myenda yari yambaye. Uyu munsi rero nk'uko nabibabwiye, tugiye kuganira ku buryo twambika umwana pampa, cyane cyane ni uburyo dukorera umwana isuku. Ese wowe ukorera umwana isuku gute? Ushobora kuba ufite ibikoresho bitandukanye bitewe n'ubushobozi bwawe. Nk'uko nabibabwiye, ikintu cya mbere tugomba kwibandaho ni ukubungabunga umutungo w'urugo. Hari n'abakoresha pudre. Ese ni nziza ku mwana? Ngiye ku bwanjye sinkoresha pudre cyane kuko nabonye atari ngombwa cyane. Ngaho rero kurikira uko tugiye kureba uburyo twambika umwana pampa. Ahangaha mfite ibikoresho bitandukanye. Ngiye kwifashisha kino gipupe, mfite amavuta ngiye gukoresha, ngiye kwifashisha aya ngaya. Wewe birashoboka ko ufite andi ukoresha bitewe n'amavuta usiga umwana wawe. Mfite hano pampa, mfite ikigoma cyo kumusasira kugira ngo bitanduza igitanda aho ndiba muryamishije, cyangwa se nkaba nakwanduza n'ahandi hose namuryamisha, yaba mu ntebe aho n'abandi hose. Ngiye gukoresha ngewe kano kaga niko nabonye hafi, ariko ubishoboye wakoresha lengete ku bantu bafite ubushobozi. Ubaye utabufite wakoresha akangaka. Simvuze ko wenda nawe nafite ubushobozi bwo kugura lengete, ariko ku bwanjye ngewe umwana amaze kuba mukuru si ngombwa lengete. Tugiye gukoresha n'aka gakoresho. Kano gakoresho ni keza cyane, kagira umumaro, na aleze. Kagira umumaro cyane kuko kaba ari ishashi, ku buryo umwana niyo kwa kundi umukuramo pampa agahita yihagarika, agahita anyara ku buriri, agahita anyara, bitatuma uburiri bwandura kubera ko hariho ishashi. Biguma kuri aleze, ubundi ukazayikorera isuku ku ruhande, ariko umwana atanduje uburiri, atanduje amashuka, ugahita ujya gufura amashuka buri kanya, kandi wenda wari ugiye aribwo wari ukiyashyiraho. Kurikira rero tubane uburyo tugiye kwambika umwana pampa. First of all, urabona ko nabanje gutunganya ahantu ngiye gushyira wa mwana aka kaleze ngaka hano hasi. Nongeyeho akagoma kuko hari igihe kaba kari umwenda wa aleze uri kunyerera cyane. Nguyu ni umwana wacu tugiye gukoresha igipupe. Tugiye kureba uburyo wamwambika pampa n'uburyo wayimukuramo utanduje ahantu uri gukorera. Iyi ni pampa yacu tugiye gukoresha. Uburyo bwa mbere tugiye kureba ni uburyo wambikamo umwana pampa. Dusipoze ko uyu mwana amaze gukaraba, arasa neza, umaze kumusiga. Fata pampa yawe unyinyuze hasi runo ruhande, uru ni rwo ruhande rw'imbere. Hari abantu benshi bakunda kuyicurika bakambika umwana pampa gutya, bagakoresha rwa ruhande rw'imbere bakarushyira inyuma. Ibi ngibi rero akenshi bivamo risike y'uko umwana iyo yihagaritse cyangwa se akituma kwa ko wamwambitse nabi pampa, bishobora guhinguka ku mwenda yambaye. Ambika umwana wawe pampa mu buryo bwiza. Hari ahabugenewe imbere, hari n'ahabugenewe inyuma. Umwana wawe ushobora kuba aribwo akivuka, ari uruhinja rukivuka rugifite ka gakondo. Umwana mutoya rero biba bisaba ko tumwegereza pampa kugira ngo imufate, kandi nanone ntumwegereze ntupfuke ka gakondo kugira ngo atazamo ibyunzwe bikaba byateza ibibazo by'uko ka gakondo gasenya. Ukazamura aka kantu kaba kariho gafashe gutya kuri pampa, kaba gafite, twabyita nka kore, ukagafatisha ahangaha, ntabwo ugafatisha ahangaha. kuko iyo bibaye ngombwa nk'igiye kureba ko umwana yituma urashishura gutya,
ariko iyo ushyize ahangaha ntabwo pampa yongera gufata umwana nk'iyo akenshi usanze atitumye, cyangwa ugasanga pampa ntabwo yari yuzura ku buryo wahita uyimukuramo. Gerageza uyu mwambike ufatisha ahangaha. Reba ngano murabona ko iki gipupe gifite ukuntu gikoze bijennye cyane. Noneho uza kuri tuno tuntu use n'uduhiniramo imbere gutya, kugira ngo niyo yakituma kuzuza ntibirenga inyuma, bitangirirwa muri aka kantu kano wazinze hano. Abantu benshi aka kantu ntibakunda kukitaho, bakunda kuhambika umwana pampa bakakarekera gutya. Akenshi iyo yitumye ibyuzuye cyane bihita biza gutya inyuma y'imyenda, ariko iyo wagahinnye gutya, wagahiniyemo imbere, akenshi bigumamo imbere, ntabwo byanduza umwana. Ubu nibwo buryo nkoresha njyewe mu kwambika umwana wanjye. Ku mwana rero ufite agakondo birashoboka ko wahita ugahina gutya ukamanura hepfo, agakondo kagasigara hano hejuru, kugira ngo kataza kugira ibibazo byo gusenya. Reka turebere hamwe noneho uburyo bwo umukuramo nimba pampa yuzuye ku mwana. Ntabwo uhita uhurutura gutya, kuko bishobora kuza kugutwara areze nyinshi ujya kumuhanagura wa mwanda uri ahangaha, ariko ushobora kumanurirana gutya witonze, ukagenda umuhanaguza pampa gake gake, ukamwegura n'inyuma, ukabigenza gutya, ukagenda uzinga. Ntabwo umanurana gutya, hahandi wakoresheje kugira ngo hatanduza ahandi, ugenda uzingiramo imbere gutya wegeranya. Niyo ugeze ahangaha uhanagura gutya uzinga. Sinzi niba muri kubibona neza, nanashyizeho akaboko, uhanagura gutya uzinga paka ugejeje n'inyuma pampa, tuyizinga gutya utiyanduje nawe ubwawe. Ubwo ni uburyo bwiza ngiye nkoresha ndi guhanagura umwana. Rero nimba ufite ka lanjete kawe ko guhanaguza umwana, korera umwana isuku ahantu hose, hano mu nguni, hano hagati y'amaguru ku mwana ubyibushye, cyangwa se umwana uwo ari we wese, hano hakwica hakunda kuba hagiyemo umwanda, cyangwa hafashemo ya mavuta bakoresheje. Amavuta rero uburyo akoreshwamo, ufata amavuta menshi ahagije ugasiga umwana guhera hano umwambika pampa, ukamusiga amavuta menshi ahagije, mbese ukamututurika n'inyuma hano, ukageza ahangaha n'ubundi aho pampa igarukira, kugira ngo birinde umwana kubabuka. Icyo ni icya mbere, kuko iyo umwana yababutse ushobora kumujyana kwa muganga, bigatuma umutungo w'urugo utabungwabungwa neza, kandi n'umwana biramujena ko umwambika agapampa ka buri kanya, yanyaramo agahita arira kwa ko za nkari ziri kumwokera. Ariko iyo atababutse aba afite isuku ahangaha asa neza, kandi bikurinda no gukoresha pampa nyinshi, bikabungabunga umutungo w'urugo. Umuntu rero udafite ubushobozi ushobora gukoresha kano kaga. Iyi ni ga yo koza umwana, ariko ushobora kugura nka ga nk'eshatu, ntabwo zihenda ni 500 ga imwe ukayikoresha umukarabya, indi ukayikoresha umuhanagura, kubera ko wenda udafite ubushobozi bwo kugura lenjete za buri munsi, cyane cyane nk'umwana w'uruhinja. Kariya njete gatoya ka 2500, bitewe n'uburyo umuhanaguramo umwana, ushobora kugakoresha mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa, kandi ibyo 2500 ushobora kubisevinga hariya mu gakesi, bigatuma umutungo w'urugo usagamba. Reka mbere ku buryo rero dukoresha kano kaga kacu. Ushobora gufata amazi meza ashyushye cyangwa se y'akazuyazi, ukabanza ukagatosa, ukaba wagatosa uruhande rumwe gutya, mbese nko 1/2, warangiza ukagakoresha uhanagura. Nimba uhereye hano hejuru uhanagura, ntabwo ugenda uhanagura ngo uhite ugera gutyo usirimanga, urahanagura ukajyana neza, ugakuraho wa mwanda, ukahazinga, ukongera ugahanagura gutyo, ukabanza ukahanoza, ukazinga nanone. Hahandi hatose niho turi gukoresha. Hari abantu bajya bibagirwa guhanaguramo hano h'umwana, kwa kundi dukoresha amavuta menshi tumusiga, haba hibumbiyemo amavuta mo hano n'aha, cyangwa se ku bantu bakoresha poudre
na pudre, ya pudre yafashe muri ya mavuta akenshi usanga irimo hano. Gerageza wibuke guhanagura hano mu maguru y'umwana hano. Ushobora kuba ufite umwana w'umukobwa akaba yari yitumye kuzuza. Murabizi namwe abadamu cyangwa se abakobwa uburyo duteye. Akenshi nk'iyo umwana yitumye cyane ni byiza tandukanya hano mu gitsina cy'umwana unyuzemo ka gatambaro cyangwa se ka karenjete kawe ufite umuhanagura. Kenshi haba hagiyemo umwanda. Iyo hagiyemo umwanda 1, 2, 3 bitera umwana ama infection. Byiza rero ibuka kunyuzamo agatambaro kawe mu gihe uri kumuhanagura. Ibuka kunyuzamo ranjete yawe mu gihe uri kumuhanagura, umurinde kuba yarwara infection akiri mutoya. Ashobora no kuba atitumye yego ariko yihagaritse. Kandi iyo yihagaritse ya mavuta twamusize nahangaha ku gitsina cye ntabwo twahibagiwe. Ushobora gusanga ya mavuta wamusize yafashemo hagati y'amaguru mu gitsina cyiwe. Ni byiza rero naho kunyuzamo ugahanagura bushyashya, ukongera ukamutegura ukamwambika bushyashya, ariko utagumije mu bya bindi bya kare, udatumye ya pudre wamusizemo ya kare cyangwa se igikotoro wamushyizemo kare gifata mu gitsina cyiwe, ukongera ukamusigiraho ikindi, ukongera ukamusigiraho ikindi. Giteza ibibazo by'ama infection cyane cyane ku bana. N'ahandi umwana akura adevelopa infection mu buryo budasobanutse. Rero nahangaha ikiganiro tugihiniye, twigaga uburyo bwo kwambika umwana pampa cyangwa se no kumwambura pampa. Mwambajije n'uburyo bwo koza umwakana k'agahinja, nabyo tuzabirebaho ubutaha. Ibiganiro byacu nakagaruka kurebera hamwe uburyo bwo kwambika umwana pampa neza kandi ntagire ikibazo, ntababuke, kandi umwana akaba akoreye isuku mu buryo bworoshye cyane. Tumaze kureba hamwe n'uburyo wamukuramo pampa utamwanduje kandi udakoresheje ibintu byinshi cyane. Iyo mubigenje kuriya twasobanuye neza ukuntu uburyo bigenda n'icyo bidufasha. Kurikira ikiganiro ntuyihutishe, ntuhite ukirangiza ako kanya, ubanze ukurikire step by step. Hari abantu benshi nabonye batazi kwambika umwana pampa pe, bayifata bakayicurika, kandi nkuko twabonye imbere ha pampa, twabonye n'inyuma ha pampa. Rero mubyeyi, ambika umwana wawe neza pampa, bikurinde ko nubwo waba uri mu nzira uri kugenda utiteguye, utagendanye imyenda myinshi, bitagusebya, umwana akaba asa neza. Hahandi hari ababyeyi babikora ugasanga yambitse umwana nabi pampa, umwana ariyanduje, yanduje imyenda yambaye, kandi nta myenda myinshi wenda wagendanye mubyeyi, kwa kuvuga ngo nagahinja ntago kari bwitume cyane, ugasanga biragusebeje uri kugendana umwana usa nabi, cyangwa uri kugenda unuka umwanda, unuka amabyi, bakaguseka. kandi uri umuntu usobanutse. Uko waba umeze kose wasobanuka, waba umukene waba umukire wasobanuka, kandi ku bikoresho byawe bikeya bidahambaye. Kuri pampa rero ushobora, njye nakoresheje amamirava, wowe ushobora kuba ufite izindi pampa zitandukanye ukoresha, zose nta kintu zitwaye. Hari abavuga ngo iyi pampa iyi irababura, iyi irababura, ariko biterwa n'uburyo umwana wamufashemo. kuko umwana nuba wamusize igikotore cyinshi ukamukuriramo pampa ku gihe ntuyimutinzemo, nimba yayujuje wikomeza gukororonje umutinzamo, yikuremo, umuhe kuruhuka, kuko nawe iramubangamira. Nk'uko mubyeyi wambara kotegisi ukayambara munsi wa mbere, ukambara munsi wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, ukumva byakubangamiye, ukumva wababutse, niko n'umwana abangamirwa. Rero bisaba kubyitondera cyane kugira ngo utazatuma umwana babuka, kandi pampa zirababura cyane. Rero mukomeze mukurikira ibiganiro byacu, mukora like, share and comment. Nimba warakoze subscribe, wikwibagirwa gukanda ku kazogera kugira ngo uko dushyizeho video ujye uhita ubona notification mbere y'abandi bose. Ibiganiro byacu nakagaruka. Rero mukomeze mudukurikirane muri benshi cyane, gusa nabonye umubare munini ari abantu bareba ntibakore subscribe. Nyabona nimumbabarire mukore subscribe, like, share and comment. Nimba ikiganiro wagikunze, kuki utagisangiza mugenzi wawe? Hari menshi bavuga ngo ngenda umugabo, ibingibi ntibindeba. Ushobora kuba uri umugabo, ariko impamvu nateguye iki kiganiro cyo kwambika umwana pampa, birashoboka ko umugore wawe yaba arwaye,
cyangwa se birashoboka ko yagira izindi gahunda nta mukozi ufite hafi aho ngaho, kandi umwana ntabwo azituma ngo umurebere. Wakiga rero ukareba uburyo ki wakambika umwana pampa mu buryo bwiza kandi bworoshye, ntabwo ari ikintu kigoye. Hari umugabo uvuga ngo njye sinakora mu mabyi y'umwana mama we wahari. Birashoboka ko mama we ari mu gikoni ari guteka, ubusaza areka guteka aze guhanagura umwana yitumye. Tugire isuku rero, dufatikanye bagabo mufasha abagore banyu, kuko muri abafasha Imana yababahaye bafitiye icyizere. Mureke dufatikanye kubaka umuryango nyarwanda. Niba mugabo ufite umugore ukaba ubona yambika umwana nabi pampa, mukebure umwereke ati dore hano hari ikiganiro, iga uburyo umwana yambikwa pampa, iga uburyo bigenda kandi utajya mu madepanse menshi, ngo igikotori cyinshi, areze nyinshi, ngo pudre ngiye ku bwanjye simbona ko ari ngombwa, nta kamaro gakomeye mbona ifite. Ngiye kuva umwana wanjye ari muto, kuva ari uruhinja sinigeze nkoresha pudre kandi nigeze agira ibibazo byo kubabuka. Rero mugabo nimba ufite umugore ufite umwana mutoya, mwereke ikiganiro. Hari n'ibindi biganiro byinshi biri munsi kandi byiza byagufasha wa mubyeyi we. Mwereke ikiganiro. Nawe niba uri umubyeyi ukaba unyuzwe n'ikiganiro, wagihereza undi mubyeyi mugenzi wawe, wagihereza undi mubyeyi utwite witegura kwibaruka. Iki kiganiro nta n'umwe kigenewe ngo kigenewe nguyu, twese turakigenewe nk'abanyarwanda. Rero ni mudusapotinge mukora subscribe, like, share and comment. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.